Hello, ladies and gentlemen. Hello, everyone. Nongeye kubaha ikaze kuri Behind the Show. Feel home. Abashyashya namwe ndabakiriye. Feel home. Nizere ko mumeze neza, nizere ko weekend iri kugenda imera neza. Nanjye meze neza rero. Uyu munsi mbazaniye story nziza cyane. Nizere ko mutari bujye kure yanjye. Just stay with me 5x5. Abashasha namwe nizere ko muyizi gahunda no gukanda subscribe ndetse no gukanda no kunzogera kugira ngo igihe cyose dushyizeho iyindi nkuru ujye ubona ubutumwa bugufi ako kanya. Namwe rero dusanzwe tubana mu nkuru za buri munsi. Ndabashimira by'umwihariko, ndashimira abantu bakora comment, ndashimira abantu ba sharing ibiganiro byacu bagakanda like. Much respect, more blessing for really. I really appreciate your support. Uyu munsi rero mbafitiye story nziza cyane ifite inyigisho zikomeye cyane. Nizere ko mutari bujye kure yanjye. Iyi nkuru rero nkuzaniye, nizere ko uri bukuremo isomo rikomeye cyane kubera ko ni inkuru iri relative, ni inkuru n'ubundi isa nkaho ishushanya ubuzima tubamo bwa buri munsi. Nkuzaniye rero inkuru y'umwana w'umukobwa Anita. Umwana w'umukobwa witwa Anita. Uyu mwana w'umukobwa akaba yarafite umushuti witwaga Grace. Satani rero akaza gukorera muri uyu mukobwa Grace, akaza gutenguha inshuti ya Anita, akamumenaho aside ku munsi w'ubukwe bwe. Urumva ko ari ibintu bibabaje cyane. Guys, pay attention for who you trust. Let's get started. Dutangiranye n'uyu mwana w'umukobwa Anita ubwo yari ahagaze hano mu irimbi ari kwitegereza isanduku ya papa we, ndetse arimo abona uburyo bari kwimanura mu mva. Agahinda kari kenshi cyane, yumvaga ari wenyine, yumvaga asigaye ari wenyine kuri iyi si y'abazima. Abantu batandukanye, abavandimwe, abaturanyi bari bamuzengurutse aho ngaho, bamwihanganisha, bamukomeza. Uyu mwana w'umukobwa yari afite agahinda gakomeye cyane. Ubwa mbere yari yarabuze mama we, none papa we yarasigaranye nawe yaramubuze. Byari ibihe bikomeye cyane kuri uyu mwana w'umukobwa. Uyu mwana w'umukobwa ku myaka ya 15 yisanze wenyine kuri iyi si, nta papa, nta mama, nta muntu n'umwe uri hafi kugira ngo amwiteho. Inzu yari yarahozemo ibyishimo, yishimana n'ababyeyi be, ubu ngubu noneho yasaga nkaho ari empty, yasaga nkaho nta kintu kirimo. Uyu mwana w'umukobwa yayicaragamo yumvaga ari lonely, akumva ari wenyine, akumva yarasizwe ku isi ari we wenyine. Uyu mwana ubwo yicaraga akitekerezaho, yabonaga ibikuta bimwegereye, yabonaga yisanga ari wenyine muri iyi nzu. Yari mu bihe bikomeye cyane. Ibyo ngibyo byose byatumaga atangira gutekereza buri kimwe cyose yabuze. Abaturanyi, inshuti bagerageje kujya bamusura, bakamukamfatinga, bakamwihanganisha. Ahangaha yaratuye umwana w'umukobwa, nta famiye iri close yarasigaranye. Yumvaga rero atari ngombwa yuko yaguma aha hantu. Uyu mwana w'umukobwa rero yaje guhitamo kuva aha hantu yigira mu mujyi kugira ngo ajye gushakisha ubuzima. Uyu mwana w'umukobwa rero yaje gufata agakapu ashyira mu twe twose, arangije afata n'udufaranga papa yari yarabitse yarasevinze, afata bisi yerekeza mu mujyi. Akinjira mu mujyi, umujyi waramwakiriye. Yabonaga amazu maremare, abona amamodoka menshi cyane, urusaku rwinshi cyane, urujya n'uruza rw'abantu. Iminsi ya mbere yabanje, uyu mwana w'umukobwa Anita yatangiye kujya azenguruka mu muhanda, azenguruka ahantu hose ashakisha akazi. Yagendaga akomanga kuri buri nzu yose, agenda abaza nimba bakeneye umukozi cyangwa se bakeneye umuntu wabafasha. Ariko nk'uko mubizi, ntabwo umujyi wari kubabarira umwana w'umukobwa ukiri mutoya nk'uyu w'imyaka 15, ndetse uyu mwana akaba atarafite na experience yo kuba mu mujyi. Uko iminsi yagendaga itambuka, amafaranga yari afite yari yavanye mu cyaro yatangiye kugenda ashira, nuko icyizere yari yaje afite gitangira kugabanuka, ndetse atangira kugira ubwoba bwinshi cyane muri we. Yatangiye kujya arara ku muhanda, atangira kujya arara ku mazu, imbeho nyinshi cyane, ubwoba, agahinda. Ariko ibyo byose nubwo yari ari kubicamo, yari abizi neza yuko nta yindi option yari afite. Yagomba gusurvivinga, akaguma aho hantu mpaka abonye amahirwe yo kubaho. Nuko umugoroba umwe ubwo uyu mwana w'umukobwa yari yicaye ahantu kuri side road, hamwe abantu banyura b'abanyamaguru, yagiye kubona umumama umwe aramwegereye. Uyu mugore yagaragaraga nk'aho ari umugore ukuzemo. Uyu mugore yarafite akamekapu asa neza, ubona ko ari confident.
amaso ye atangira gukurura uyu mwana w'umukobwa uburyo akiri mutoya, ndetse akaba yicaye ahangaha ku muhanda ameze nkaho yabuze icyizere. Arangira amubwira ati urasa nkaho wibuze, ati mukobwa muto witwa nde? Anita yabanje kwanga kumusubiza, ariko nyuma aza kumusubiza. Nuko uyu mugore arangije aramubwira ati ngiye wanyita Roza. Nuko atangira kumubaza ati se mwana mutoya nukubera iki wicaye ahangaha ku muhanda? Nkuko Anita nta wundi muntu n'umwe yari afite wo kuba yabwira ibibazo ari gucamo, Anita yarirekuye amubwira buri kimwe cyose. Yamubwiye ibyerekeranye n'uko yabuze ababyeyi be, ndetse amubwira ibyerekeranye n'uko yabaga mu cyaro, ndetse amubwira uburyo yaje mu mujyi yizeye yuko byibuze azagira ubuzima bwiza, none akaba ari kubona biri kwanga. Uyu mugore yarangije amubwira ati hano kuba muri uyu mujyi biragoye, ni ibintu bikomeye cyane, ariko hari uburyo ushobora kubamo, ariko umenye ko bitoroshye, ariko ndakwizeza yuko uzakorera amafaranga utazigera wongera kugira inzara na rimwe. Nuko Anita yari abizi neza ibyo umugore ari kumubwira, ariko kubera inzara yari afite, kubera ibibazo yari amaze iminsi ari gucamo, kubera situwasiyo yari arimo, Anita yaje kwisanga nijoro ahagararanye n'abandi bakobwa n'abandi bagore bategereje abagabo. Uyu mwana w'umukobwa ubuzima yaratangiye, ntabwo ari ubuzima yari yarigeze na rimwe atekereza ko yakwisangamo, ariko muri we yatangiye kwibwira yuko atari ibintu azakora igihe cyose. Yibwiraga yuko azabikora agahita bivamo, ariko byibuze akabasha gusavayivinga iminsi mikeya. Ikintu uyu mwana w'umukobwa yashakaga ni uko yabasha kubabaho byibuze. Anita ubuzima bwa hano mu mujyi bwari ubuzima yagombaga kwiga byihuse. Abagabo bagendaga baza, abandi bakagenda, abandi bakagaruka, buri umwe wese wamukoragaho yasigaga roho ye inyuma. Ikimwaro cyabaga kimutsindagiye kimuremereye muri we, ariko muri we yaribwiraga ati nta yandi mahitamo mfite, nta bundi buryo mfite bwo kubaho. Buri joro ryose ryabaga ari rimwe, nta joro na rimwe ryamuberaga ryiza. Uyu mwana w'umukobwa yagerageje kwibagiza buri kimwe cyose amaze iminsi acamo, agerageza kwikonekitinga na wa wundi yari we mu bihe byashije atarisanga muri iyi situwasiyo. Yibagiza buri kimwe cyose amaze iminsi ari gucamo, abasha kwikonekitinga n'umwana w'umukobwa witwa Grace baba inshuti. Uyu mwana w'umukobwa witwa Grace yari umukobwa mwiza, ndetse ubona yuko ari umwana w'umukobwa uri kandi, ari umwana w'umukobwa ufite ubumuntu. Uyu mwana w'umukobwa witwa Grace yari amaze igihe kinini cyane muri uyu mujyi, yari azi uburyo buri nguni yose y'uyu mujyi iteye ndetse n'uburyo inyuramo. Aba uko ari babiri babaye inshuti zikomeye cyane. Nuko Anita yamubwiye buri kimwe cyose yanyuzemo, atangira kumubwira ibyerekeranye n'ubwoba bafite, amubwira ibyerekeranye n'icyizere afite, ndetse amubwira amabanga yahashize he. Ariko icyo Anita atabashije kumenya, ntabwo yabashije kumenya yuko uyu mukobwa Grace atari umukobwa mwiza nk'uko ari kugaragara. Inyuma ya yanseko y'uyu mukobwa Grace hari umwijima, hari ishyari ryinshi cyane. Nuko uko iminsi yagiye igenda, wa mwana w'umukobwa Anita yatangiye kugenda aba confident, atangira kugenda aba successful, atangira kugenda abona opportunities zitandukanye. Anita ntabwo yabashije kumenya yuko ibyo ari kugenda ageraho byatumye uyu mushuti we Grace atangira kugira ishyari, ndetse agatangira no kumurakarira. Kuri Anita, Grace yari umuntu umwe gusa yumvaga yakwizera, ndetse akabwira buri kimwe cye cyose. Bararaga amajoro yose bari kumwe, batera stories, baseka, baganira. Nuko ijoro rimwe uyu mwana w'umukobwa Anita yaje kumenyana n'umusore witwa Daniel. Uyu musore Daniel yitwaye neza cyane, ndetse yitwara bitandukanye n'abandi basore bose cyangwa se abandi bagabo bari barahuye n'uyu mukobwa Anita. Ntabwo uyu musore yari umusore uvuga cyane, ndetse yangwangwa avuga amagambo menshi cyane, ndetse ntabwo yitwaraga nk'uko abandi bajyaga baza bamwitwaraho. Mu maso y'uyu musore hari harimo ubugiraneza ndetse n'ubwitonzi. Nuko ubwo ngubwo rero uyu musore baje kumenyana. Nuko mu gihe gitoya wa musore Daniel yaje gusaba uyu mwana w'umukobwa Anita ko babasha gusohoka bakajya gusangira ka cyayi. Ubwa mbere Anita yabanje kwanga, ariko ibyerekeranye n'uyu musore Daniel hari ikintu yumvaga kimupushinga, hari ikintu yumva kimusunika ngo abashe kuba yakwaprochinga uyu musore Daniel.
ubwo rero byaje kurangira Anita yemereye Daniel ko basohoka bakajya gusangira icyayi. Nuko rero ko gusangira icyayi byaje guhindukamo ndetse no gusangira ibyo kurya bya saa sita ndetse no gusangira n'ibya nijoro. Nuko hashize igihe gitoya rero aba uko ari babiri baje kuba inshuti z'akadacana. Mu myaka yari yarashize yose, ubwa mbere uyu mwana w'umukobwa Anita yiyumvise ukuntu yiyumva ko ari proud, yumva ko ari yishimye ari kumwe n'umuntu yishimiye. Ntabwo uyu mwana w'umukobwa yumvaga ashaka kwangiza amahirwe cyangwa se kwangiza ibyiza yaraboneye muri uyu mujyi bwa mbere, ariko uko bagiye bamenyana ndetse uko bagiye bakundana birushijeho, Daniel yaje gupropoza uyu mwana w'umukobwa Anita yarishimye cyane biramurenga. Uyu mwana w'umukobwa byarangiye abonye urukundo, yabonye umuntu umwitaho ndetse abona umuntu umushyira mu rukundo, akumva yuko ari mu munyenga w'urukundo. Yatangiye kwibaza uburyo ahahise he hatari ikibazo, ahubwo agiye kwita ku hazaza he, ubwo atazongera kuba ku muhanda ahubwo agiye kuba mu buzima bwuzuye ibyishimo. Ariko wa mushuti we Grace yari ari kubireba byose uko biri kuba. Ishyari uyu mukobwa Grace yari afite kuva kera, kuva yamenyana n'uyu mwana w'umukobwa, noneho ryatangiye kuzamuka riba ryinshi cyane. Ahangaha rero kubona Anita yishimye cyane, Grace yari azi buri kimwe cyose cyahise uyu mukobwa Anita ndetse n'amabanga yose yari yaramubwiye. Uyu mwana w'umukobwa Anita, umwana wahoze yarabuze icyizere, umwana wahoze arara ku muhanda, ubu ngubu noneho yari arimo kubaho ubuzima yahoze adreaminga, yahoze yifuza. Naho umushuti we Grace, ishyari ryari muri gutogota rimubira mu mutima. Grace yatangiye kwitegereza wa musore Anita yakunze, yatangiye kubona uburyo ari kumufata. Uyu mukobwa yatangiye kugira uburakari bwinshi cyane. Umugoroba umwe ubwo yicaranye na Daniel ahantu mu coffee shop, ishyari yaramaranye igihe kirekire cyane, ahangaha none yashaka kurigaragaza. Bari basanzwe bavugana bisanzwe, nuko arangije yegera uyu musore Daniel, arangije aramubwira turabizi Anita ntago yari ameze gutya. Aramubwira ati uyu mukobwa Anita ubona ibintu byose akora abikora kugira ngo abeho gusa. Uyu mukobwa aryamana n'abagabo kugira ngo bamwishyure amafaranga. Ushobora kuba utazi inkuru y'uyu mukobwa yose. Ahangaha Grace yarazi neza ko nabwira amagambo uyu musore Daniel ari buhite arakara, ariko kugira ngo uyu musore Daniel arakare, ahubwo yaramwegera asa nk'ukurura intebe ndetse yikamye cyane. Nuko ako kanya umutima wa Grace utangira gutera cyane, nuko Daniel yitonze cyane arangije aramubwira ati ndabizi. Aramubwira ati Anita yambwiye buri kimwe cyose. Ahangaha Grace yahise aceceka abura uko yifata. Uyu mukobwa akajya afungura umunwa akongera akawufunga, ariko nta jambo na rimwe yabashije no kongera kuvuga. Uyu mukobwa yaravuze amagambo yizeye yuko byanze bikunze iri banga agiye kuvuga rigiye guhita destroyinga, rigiye guhita rishyira ku iherezo urukundo abangaba uko ari babiri bari bafitanye. Atangira muri we kwibaza ati ni gute uyu musore ashobora kuba calm akirengagiza ibintu mubwiye. Nuko Daniel arangije amubwira ati ibyo byose yabimbwiye umunsi wabanjirije uw'ejo hashize. Nuko arangije amubwira ati Grace, uriya mwana w'umukobwa ndamukunda kandi mukundira icyo ari cyo. Ntago njyewe mukundira ahahise he, mukundira uwo ari ubu ngubu. Yakoze ibishoboka byose, ibyo yakoze byose yagira ngo abeho, kandi njyewe nishimiye yuko yabaye honest kuri njyewe. Ahangaha Grace ikimwaro cyaramwishe cyane, atangira noneho kuzunguza umutwe, atangira kubika umutwe ndetse abura naho yareba ndetse abura nuko yifata. Uyu mukobwa yashaka kwangiza ibyishimo bya mushuti wa Anita, ariko aho kugira ngo abyangize, ahubwo byatumye abona uburyo bikomeye ndetse urukundo umwana w'umukobwa arimo ari urukundo nyarwo. Nuko arangije ikimwaro kiramwica, arangije ati mumbabarire, atangira gusaba imbabazi uyu musore Daniel. Nuko arangije aramubwira ati ntago nari mbivuze kugira ngo wenda ntere ikibazo icyo ari cyo cyose. Arangije aravuga ati ntabwo nari nzi ibyo nari ndimo ntekereza muri ngewe mu by'ukuri, nukuri mbabarira. Daniel yaramwitegereje akanya gahagije, arangije aramubwira ati it's okay Grace. Aramubwira ati nta kibazo. Ariko ubwo Grace yavaga aho ngaho,
umutima we watangiye kuremera cyane, yatangiye kugira uburakari noneho burenze ahubwo. Yatangiye kwibaza ati ese ni ukubera iki atari njyewe, ese ni ukubera iki Anita, umukobwa nka Anita yahuye n'umusore mwiza nk'uriya Daniel, ese ni ukubera iki ngiye gusigara njyenyine hano kuri iyi mihanda. Nuko iminsi ibiri mbere y'uko ubukwe buba, Grace ubwo yari ahangaha yaherekeje Anita yagiye kugura imyenda ndetse no kugura ikanzu y'ubukwe. Nuko ahangaha rero Anita yari arimo agerageza kwipima ikanzu ye bwa nyuma kugira ngo arebe nimba buri kimwe cyose kiri fiti, buri kimwe cyose kimubereye nta kibazo. Nuko ubwo Anita yari avuye mu cyumba yari arimo ahinduriramo imyenda, nuko muri ako kanya Grace yatangiye kugira uburakari bwinshi cyane ndetse bimunanira kukontorora. Anita ahangaha yasaga neza cyane, nuko arangije arahindukira areba Grace ndetse yishimye ndetse ari excited. Nuko arangije amubaza ati uratekereza iki Grace, uri kubitekereza gute? Yarimo amwereka ko aberewe, agira ngo arebe nk'inshuti ye se yamugiriye inama. Grace yatangiye noneho kurakara, atangira kwivugisha muri we ati uyu yakagombye kuba ari njyewe, ese ni ukubera iki we, ese ni ukubera iki atari njyewe? Ibyo bintu atangira kubyibaza muri mu mutima. Nuko arangije afosinga smile, arisetsa, aramubeshyabeshya, agerageza kumusekeramo gakeya. Arangije aramubwira ati Anita urasa neza cyane. Ariko muri we uyu mukobwa Grace mu mutima we harimo hashya kubera ishyari yarafitiye umukobwa Anita. Uyu mukobwa ntago yifuzaga kubona Anita yishimye. Nuko muri iryo joro uyu mukobwa Grace byaramunaniye gusinzira, ubwonko bwe bwari bwuzuyemo intekerezo nyinshi cyane. Yatangiye kubona ya image ya wa mushuti we Anita yambaye ikanzu ari kwigera, bitangira kugenda bigaruka mu bwonko bwe. Buri uko isaha, buri uko iminota igenda itambuka, uyu mukobwa yatangiye kugenda noneho agira ishyari ndetse agira n'umujinya mwinshi cyane muri we. Uyu mukobwa yarazi icyo agomba gukora, nuko ayobowe n'ishyari ryinshi cyane yarafite mu mutima we. Nuko Grace yarasohotse muri iryo joro, nuko arangije ajya muri shop imwe, nuko arangije agura icupa rya acide. Ubwo yafataga iri cupa rya acide, uyu mukobwa yari ari gutitira cyane afite ubwoba, ariko ubwonko bwe bwari bwamaze gufata umwanzuro. Yumvaga ko nimba atabasha kuba yabona ibyishimo, yumvaga ko na Anita atagomba kwishima. Nuko Grace rero yaraje yerekeza ku nzu ya wa mwana w'umukobwa Anita. Ahangaha byari byerekera hagati mu masaa sita z'ijoro. Ahangaha yarinjiye, umutima uri gutera cyane mu gituza. Uyu mukobwa Grace yambaye maske, ahishe isura ye, mu ntoki ze arafashe igicupa cyuzuyemo acide. Nuko arangije arakomanga. Hashize akanya Anita yafunguye urugi, yabonye umuntu wambaye maske. Nuko mbere yuko Anita hari ikintu na kimwe akora cyangwa ngo avuge, Grace yahise afata ya acide ayimumena mu maso. Ako kanya Anita yahise ataka cyane ndetse atangira kubabara, atangira gushya, ya acide itangira kumutwika. Nuko wa mukobwa Grace yahise ahindukira, arangije arirukanka. Uyu mukobwa yahise aburira aho ngaho mu mwijima, arirukanka ava aho ngaho, atangira gukora mu maso y'ubwo yabonaga isura irimo yangirika, iri gushya, iri gutwikwa na acide. Nuko Anita rero yabashijwe kujyanwa ku bitaro. Anita ahangaha yari afite ububabare bwinshi cyane. Nuko ubwo yageraga rero ku bitaro, abadogiteri bakoze ibishoboka byose, batangira guhanagura ibisebe yari afite mu maso. Ariko kubera ko abadogiteri bahise bamwitaho, kubw'amahirwe Anita babashije kumutabara. Amaso ye ntabwo yabashijeho kuba yashya ngo yangirika agerweho na acide. Nuko nyuma y'igihe kitoroshye, igihe cy'isaha ndetse n'iminota nka 30 bari kwita ku mwana w'umukobwa, abadogiteri baje gusohoka ndetse bafite amakuru meza. Nuko uyu mudogiteri arangije araza yegera wa musore Daniel, aramubwira ati uyu mukobwa ni umunyamahirwe. Aramubwira ati ntabwo acide yigize igera mu maso ye, ndetse n'ibisebe bimwe na bimwe ntabwo bizakomeza ngo bigume ku isura ye. Nitumwitaho neza cyane, ndabizi neza yuko mu mezi 2 isura ye izaba yamaze kugaruka, ikongera ikaba nziza nk'uko yari imeze. Arangije amubwira ati biri bube process ndende, ariko uyu mwana w'umukobwa azakira, humura. Ahangaha Daniel yahise yishima, yumva arishimye cyane, yumva agaruye icyizere. Aramubwira ati dogiteri urakoze cyane, ni ukuri ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Nuko dogiteri arangije aramwitegereza, amubwira ati humura,
Anita araza kumera neza. Nuko iminsi yakurikiyeho yari iminsi ikomeye kuri Anita. Isura ye yose bari bujujeho bandi bayihambiriye ndetse ububabare bwari bwinshi cyane, ariko amagambo abadogiteri bamubwiraga yaramukomezaga, yamuhaga icyizere. Ahangaha rero yarimo yibaza, se ninde muntu ushobora kuba yaragerageje kumuhemukira bigeze ahangaha? Ahangaha wa musore Daniel yazaga kumusura buri munsi, yamekaga sure ko yageze aho ngaho, yaje kumureba, akamuzanira indabo, akamwegera, akamukafatinga ndetse akamubwira amagambo amwubaka. Ahangaha rero Daniel yaje gufata decision yuko agiye gupostponinga umunsi wa mariage kugira ngo ategereze yuko fiance we yoroherwa yakira. Arangije aramubwira ati humura, we numara gukira tuzongera dufata undi munsi tuzakoraho mariage. Daniel amwegera, amufata ku rutugu, aramwiyegereza, aramubwira ati humura, ibi byose tuzabicamo neza. Arangije aramubwira ati humura, njye nzashyingiranwa nawe uko byagenda kose. Arangije aramubwira ati njyewe icyo nifuza nuko umera neza. Anita yaramushimiye, amushimira uburyo ari kumufasha ndetse no kumuba hafi. Nuko nyuma y'icyumweru uyu mukobwa yatatswe, Grace yaje gusura Anita ku bitaro. Nuko uyu mukobwa yageraga ahangaha yatangiye kwitegereza uyu mukobwa Anita ndetse atangira kwitwara nk'umuntu wababajwe n'ibyabaye kuri mushuti we. Nuko arangije ahobera Anita ndetse atangira kumukora kuri za bandage, atangira kumukora ku isura ye. Arangije yicara ku buriri iruhande rwe ndetse amureba, amwirebeshwa nk'umuntu ubabaye. Aramubwira ati Anita, sinshobora kwizera ko ibi bintu byakubayeho. Ibi ngibi yabimubwiye amutakinga, amukora ku isura, amukora kuri za bandage bari bamuhambiriye mu maso. Arangije aravuga ati ndizere ko byanze bikunze polisi igomba gufata umuntu wakoze ibi bintu. Nuko Anita muri ako kanya aramwitegereje, atangira kumva mu gifu cye bitangiye kwivanga, atangiye kubabara mu gifu. Yumvaga byanze bikunze hari ikintu kidasanzwe kuri uyu mushuti wa Grace, ariko ntabwo yari arimo asobanukirwa n'iki. Ariko kimubona yumvise ko hari ikintu gihindutse muri we, hari ikintu kidasanzwe. Ariko muri ako kanya yahise afata ibitekerezo yari afite abishyira ku ruhande, atangira n'ubundi kwizera yuko uyu mukobwa ari inshuti ye, kandi inshuti ye akadaca, inshuti ye magara. Atangira gutekereza yuko byanze bikunze atamukorera ibintu nka biriya. Nuko Anita arangije aramubwira ati polisi iri gukora iperereza. Aramubwira ati polisi irimo yageza ngo irebe nimba yabasha kubona umuntu waje gukora ibi ngibi. Nuko arangije aramubwira ati njye ntabwo nibaza, ntabwo ndizi impamvu umuntu uwo ari we wese ashobora gushaka kumbabaza, kuko nanjye mu buzima bwanjye nta muntu nigeze mbabaza. Arangije aramwegera ndetse amubwira n'ijwi riciye bugufi. Aramubwira ati ni ukubera icyo utabwiye polisi ngo irekere aho gukora iperereza? Arangije aramubwira ati wakagombye kwita ku burwayi bwawe ukabanza ugakira. Aramubwira ati reka Imana niyo izihanira umuntu wakoze ibi bintu, naho ibya polisi bwira polisi ihagarike gukora iperereza. Arangije aramubwira ati uwo ari we wese azabona ikimukwiriye. Ahangaha Anita yahise yumva atunguwe n'ibyo uyu mukobwa Grace amubwiye. Nuko arangije aramubwira ati uri kumbwira ngo mbahagarike gukora iperereza? Ariko bari kumfasha, bari gukora buri kimwe cyose kugira ngo bamfashe, babone umuntu wagerageje kumbabaza. Nuko muri ako kanya Grace yahise azunguza umutwe. Nuko arangije aramubwira ati ndabyumva. Ariko arangije aramubwira ati ariko ni byiza yuko ibintu nk'ibi ngibi bigumisha mu maboko y'Imana. Aramubwira ati Anita urabizi waciye muri byinshi cyane kandi bikomeye, ntabwo ukeneye izindi stress. Nuko arangije aramubwira ati wowe bwira polisi ihagarike gukomeza ijya gukora iperereza ryimbitse. Wowe humura, uwakoze ibi ngibi uwo ari we wese ndabizi neza ko Imana izamuhana. Wowe icyo ukeneye ni ugukira, ubundi ugakomeza ubuzima bwawe. Nuko Anita arangije atekereza ayo magambo uyu mukobwa ari kumubwira akanya gatoya. Arangije yumva nta magambo afite ko yabwira uno mukobwa. Amagambo uyu mukobwa Grace yari kumubwira yumvaga hari ikintu kitagenda muri yo, yumvaga hari ikintu kitagenda byanze bikunze kuri uyu mukobwa Grace. Atangira gutekereza muri yo, kwibaza muri we ati ese nukubera iki Grace yakomeza kumuhatiriza ngo mpagarike gukoresha iperereza? Arangije atangira kwibaza ati byanze bikunze kuko uyu mukobwa nzi ko ari inshuti yanjye, yakagombye ahubwo kuba ari kunyankuraja, ari kumbwira ati polisi igomba gukora ibishoboka byose igafata uyu muntu, ubutabera bugakorwa. Ariko arimo arambwira ngo ntimpagarike iperereza. Ibi byose byatangiye kugenda biza mu ntekerezo cy'umwana w'umukobwa Anita.
byanze bikunze yaratangiye kubona yuko uyu mukobwa afite ikibazo, hari ikintu kitagenda kuri we, ariko ntabwo yabasha kumenya ni ikihe. Nuko Anita arangije aramubwira ati okay, nzabitekerezaho. Nuko wa mukobwa Grace arangije araseka, ariko aseka yishimye yumva ko byanze bikunze ahimba intekerezo z'umwana w'umukobwa Anita. Nuko arangije aramubwira ati byiza cyane, aramubwira ati wowe ukwiye kwita ku buzima bwawe ugakira ukamera neza, ndetse warangiza ugakorana n'ubukwe bwawe, humura buri kimwe cyose kizagenda neza. Nuko kuri police station Daniel ahangaha yarari hano ari kumwe n'aba officers. Ahangaha Daniel yari arakaye cyane, ntabwo yumvaga ari kwihangana uburyo ari kubona umufiance we isura ye yose ihambiriye yuzuye ibikomere. Umwe mu ba officers arangije aramwitegeza amubwira ati Daniel, ikirego twakomeje kugikoraho. Arangije aramubwira ati ariko dufite amakuru atari meza. Ahangaha Daniel yahise atungurwa, asa nk'ugize ubwoba, umutima we utangira gutera cyane. Nuko Daniel arangije aramubaza ati ushatse kuvuga iki? Arangije aramubwira ati nta CCTV cameras ziri ku muhanda aho Anita atuye. Ofisa arangije aramusobanurira aramubwira ati birakomeye, biranagoye kuba twamenya ninde muntu wabashije kwinjira mu nzu y'uyu mwana w'umukobwa. Arangije aramubwira ati ndetse kamera yo ku nzu y'umwana w'umukobwa we yabaye disconnected umunsi wabanjirije umunsi bamwatakiyeho. Rero ntabwo tushobora kubasha kubona ninde muntu wakoze ibi ngibi. Nuko arangije aramubwira ati tuzagerageza kuvugana n'abaturanyi tubaze nimba haba hari umuntu wenda waba warabonye umuntu udasanzwe cyangwa se ibintu bidasanzwe muri quartier. Arangije aramubwira ati ariko tudafite video nk'ikimenyetso ni ibintu bizaba bikomeye kugira ngo twashinje umuntu. Nuko arangije aramubwira ati nugira ikintu umenya cyangwa se hakaba hari umuntu wakubwira amakuru wowe uzatubwire. Nuko Daniel yavuye aho ngaho yumva nta cyizere afite ndetse acitse intege. Arangije yerekeza ku bitaro aho fiance we yararwariye. Nuko ubwo Daniel yarageze mu cyumba Anita yararwariyemo, yaraje arinjira, arangije asanga Anita yakangutse. Nuko uyu mwana w'umukobwa Anita arangije aramubwira ati Daniel, ibi ngibi yabimubwiye ariko nijwi yumva ko dafite intege, agerageza no kwicara. Nuko arangije afata ibiganza bye. Nuko arangije aramubaza ati ese uyu munsi urumva umeze ute? Nuko arangije aramubwira ati ndakeka ameze neza. Ibi ngibi yabimubwiye anamusekera. Arangije aramubwira ati bambwiye ngo nzakira. Daniel arangije aramubwira ati umbabare kuri ibi bintu byarakubayeho. Arangije aramubwira ati umunsi nagiye kuri polisi nta bimenyetso bafite. Nuko muri ako kanya Anita yahise areba hasi, agahinda gatangira kuza mu maso ye. Nuko Daniel arangije aramubwira ati ntugire ubwoba, ntabwo genzi igira mpagarika gushakisha umuntu wagukora ibi bintu. Aramubwira ati genzi nzakora ibishoboka byose ariko mfate umuntu wagukora ibi bintu, umuntu wakubabaje. Arangije aramubwira ati urakoze Daniel, wabaye umuntu w'ingenzi kuri njyewe. Arangije aramubwira ati njyewe ntabwo nzi ikintu nakora ntagufite, njyewe ikindangaje imbere nuko umera neza ugakira. Arangije aramubwira ati humura, ibi byose tuzabinyuramo kandi tuzabinyuramo turi kumwe. Nuko ubwo Daniel aricaye aho ngaho ku gatanda uyu mukobwa yararwariyeho, Daniel muri we yisezeranyije yuko byanze bikunze agomba gufata umuntu wababaje fiance we, icyo byamusaba cyose. We muri we yishyizemo ko byanze bikunze agomba gufata umuntu wakoreye ibi bintu fiance we. Nuko Daniel yaje gusubira mu rugo, arangije yicara ku buriri bwe. Ahangaha yatangiye gutekereza cyane, ubwonko bwe butangira kugenda cyane, atangira gutekereza ibintu byinshi, atangira gutekereza kuri Anita. Nuko muri ako kanya yagiye kumva yumva umuntu wakomanze ku rugi. Ahangaha yari wa mukobwa Grace. Nuko wa mukobwa Grace arangije ati hey Daniel, ibyo ngibyo yabivuze arimo yinjira, ndetse ahangaha yinjira afite imyitwarire idasanzwe. Nuko arangije aramubwira ati numvise ibyerekeranye na Anita, icyo nashakaga njye nari nje kukureba. Nuko Daniel arangije aramubwira turakoze Grace. Nuko uyu mukobwa arangije aramubwira ati numvise ko Anita bashobora kumuha transfer akagenda akajya hanze bakajya kumubaga. Nuko arangije aramubwira ati ariko ibyo bintu numvise bihenze. Nuko uyu mukobwa arangije amubaza ati ese uriteguye kuba waspendinga amafaranga ugatakaza amafaranga angana gutyo kuri uriya mukobwa? Ese ntabwo utekereza yuko isura ye ishobora no kuzangirika burundu ntiyongere kuba isura nk'uko ntiyongere kuba isura nzima?
muri ako kanya Daniel ahise arakara cyane, arangije ahita amubaza ati uri inshuti bwoko ki? Anita ari kubabara, ububabare uburibwe bumumereye nabi, wubabajwe n'amafaranga. Nuko uyu mukobwa w'ishitani, umukobwa w'idayimoni, arangije abwira umusore ati njyewe numvaga utata amafaranga yawe ku bintu by'umwanda, ngo ute amafaranga yawe ku muntu wamaze kwangirika bigeze hariya. Uyu mukobwa arangije amubwira ati wakagombye gushaka undi muntu muzima ukaba ari uri kumwe nawe, nawe uriya byarangiye. Umuntu nkanjye njyewe urabona ko nta kibazo mfite. Uyu musore yahise arakara cyane, arangije amubwira ati mvira mu nzu, sohoka ava ahangaha. Aramubwira ati uri inshuti mbi. Aramubwira ati njyewe natangiye kugukeka mbere yose, ugomba kwitonda. Arangije amubwira ati mva mu maso, uri mubi kandi nta nubwo ngukunda. Ako kanya yahise amusohora hanze, arangije afunga urugi. Ahangaha uyu musore Daniel yasigaranye amayobera menshi cyane, ndetse asigarana n'agahinda kenshi cyane ndetse n'uburakari. Nuko umunsi wakurikiyeho yaje kujya gusura Anita ku bitaro. Nuko ubwo arinjiye mu cyumba, nuko Anita ubwo yabonaga uyu mukunzi we Daniel yahise asekamo. Nuko arangije amubwira ati Daniel ndishimye kukuje. Nuko Daniel arangije amubwira ati humura ndi hano ku bwawe. Nuko arangije amubwira ati ndashaka kukubwira ikintu cy'ingenzi. Nuko umukobwa arangije amubaza ati ni iki? Aramubwira ati witondere Grace, ntangiye kumukeka. Ako kanya Anita yahise atungurwa. Nuko arangije amubaza ati byagenze bite? Ese haba hari ikintu cyabaye kuri we? Nuko umusore arangije amubwira ati ni ibintu ntaramenya neza, ariko hari ikintu kitagenda kuri uriya mukobwa. Arangije amubwira ati wowe witondere uriya mukobwa. Nuko Anita arangije amubwira ati yego nabyumvise. Nuko arangije amubwira ati urakoze kuba uri gukora buri kimwe cyose ku bwanjye. Ahangaha bamaze umunsi wose bari kuganira. Nuko ubwo uyu musore yavaga ngo ku bitaro, ahangaha none yarafashe umwanzuro yuko azakora buri kimwe cyose, agahagarika buri umwe wese ushobora kugerageza kubabaza uriya mukobwa Anita. Nuko Anita rero yaje kuvanwa aho ngaho, bamujyana hanze bamuha transfer kugira ngo bamukore surgery. Ubwo bamukoraga surgery yagenze neza, ndetse aza kugaruka mu rugo. Ndetse ubwo yagarukaga isura ye yari imeze neza cyane nk'uko yari imeze. Ibikomere byose ndetse n'inkovu zose za acide zari zaragiye. Uyu mwana w'umukobwa noneho yarongeye agaruka mu buzima, yarongeye aba mwiza nk'uko yari ameze. Ahangaha uyu mwana w'umukobwa ibyishimo byarongeye biragaruka mu mutima we. Nuko umugoroba umwe ubwo Daniel yari ari ku kazi, Grace yaje gusura wa mukobwa Anita. Akinjira mu nzu yatunguwe no kubona Anita asa gutyo. Muri ako kanya ishyari ryarongeye rirazamuka. Nuko arangije amubwira ati wow Anita urasa neza cyane. Nuko Grace arangije araseka. Nuko Anita arangije amubwira ati urakoze cyane Grace. Arangije amubwira ati meze neza cyane. Grace arangije amubwira ati numvise ko wowe na Daniel muri bushyingirwe mu minsi mikeya. Nuko arangije amubaza ati ese urumva witeguye gushyingiranwa nawe? Nuko umwana w'umukobwa arangije amubwira ati yego twese turiteguye. Arangije amubwira ati Daniel yabaye umuntu udasanzwe kuri njyewe kandi ndamukunda. Anita yamusubije ndetse amusubiza afite confidence nyinshi cyane. Nuko uyu mukobwa Grace arangije araseka. Nuko uyu mukobwa Grace arangije amubwira ati nizere ko uzi ibintu uri kwishyiramo. Igihe wari waragiye kwivuza Daniel yanjye. Anita umutima wahise umusimbuka, aramaze kuvuza ngo iki? Arangije amaze ateze nukubera iki se waza kumbwira ibyo bintu? Umukobwa arangije amusubiza ati ngiye ngufitiye impuhwe niyo mpamvu mbikubwiye. Arangije amubwira ati impamvu nkubwiye ibi bintu ni ukugira ngo umenye ni mugabo bwoko ki ugiye kubana nawe. Muri ako kanya Anita yahise arakara. Nuko arangije amubwira ati ntabwo nkwizera, Daniel arankunda agenda abizi, ese ni gute ashobora kumbabaza bigeze aho ngaho? Nuko Grace atangira kwigira nk'umuntu uri kuvugisha ukuri. Arangije amubwira ati wagakwiriye kuba uri kunshimira. Arangije aramubwira ati haracyari amahirwe yo kuba wasubika mariage yawe. Arangije aramubwira ati wowe ukwiriye umuntu mwiza, ukwiriye ibyiza, ntabwo ukwiriye umuntu nk'uriya wazagutenguha akakubabaza. Nuko Anita muri ako kanya atangira kugira confusion nyinshi cyane, atangira kugira amayobera muri we. Nuko arangije aramubwira ati wagombye kuba inshuti yanjye, ese nuko ari kuvuga ibi bintu? Nuko arangije aramubwira ati ngiye cyane gukora ndi kugufasha, wowe icyo ugomba gukora ni wowe ni ugukora amahitamo yawe meza. Nuko Anita arangije azunguza umutwe. Nuko arangije amubwira ati okay ngiye nyine kuvugana na Daniel nagera ahangaha, ndabizi araza kunsobanura buri kimwe cyose,
nuko Grace arangije amubwira ati we witonde, arambwira ati jye sinifuza kukubona uri kubabazwa. Nuko ubwo Grace yavaga aho ngaho, Anita yaricaye, umutima we ndetse n'ubwonko butangira kuzamo ibitekerezo. Uyu mwana w'umukobwa yakundaga Daniel ndetse amwizera, ariko amagambo y'uyu mukobwa aruvuye ngaha Grace yaramushyize mu mwijima mwinshi cyane. Ibi ngibi yatangiye kubyibazaho cyane, aravuga se ibi bintu uyu mukobwa ari kuvuga byaba ari byo? Ese Daniel koko yaba yaranciye inyuma? Nuko muri uwo mugoroba ubwo Daniel yageze aho ngaho, Anita ahise atangira kumwataka. Uyu mukobwa yarakeneye kumenya ukuri. Nuko ubwo Daniel amaze kwicara, uyu mukobwa atangiye kuvuga cyane. Nuko arangije amubwira ati Daniel, ndashaka kuvugana nawe ikintu cy'ingenzi. Ibi ngibi yabivuze umutima uri gutera cyane. Nuko Daniel arangije amubaza ati niki kitagenda? Ibi ngibi yabimubajije afite amatsiko menshi cyane. Nuko arangije amubwira ati Grace yambwiye ikintu uyu munsi. Arangije amubwira ati yambwiye ngo mwararyamanye igihe ntari ndahangaha. Ese ibyo bintu ni ukuri? Ahangaha Daniel yahise atungurwa, arambwira ati oya, ibyo ntabwo ari byo, ntabwo ari ukuri, Grace ari kubeshya. Nuko arangije amubwira ati yambwiye ngo washatse kuryamana nawe aranga. Ngewe icyo nshaka kumenya ibyo bintu ni ukuri cyangwa ntabwo ari ukuri. Nuko Daniel arangije amubwira ati Anita, ndakurahiriye imbere nta na rimwe nzigira nguca inyuma, ndagukunda, ngewe nari ngutegereje kugira ngo ugaruke dutangire ubuzima bwacu turi kumwe. Nuko Anita arangije aramwitegereza. Nuko arangije amubwira ati Daniel, ndakwizera. Nuko arangije amubwira ati ariko se ni iki cyatumye Grace avuga ibintu nk'ibi ngibi? Arangije aramubwira ati ndakeka ashaka kudutandukanya. Arangije amubwira ati ntuzigere utuma uriya mukobwa ahindura intekerezo zawe, uri ahazaza hanjye, nta kintu na kimwe gishobora guhindura ibyo bintu. Nuko ubwo rero ubukwe bwari bwegereje, Grace ntago noneho yabashaga kwihanganira ya jalousie, yabashaga kwihanganira rya shyari rye. Nuko muri we atangira gutekereza uburyo ashobora guhagarika mariage. Nuko umugoroba umwe Grace ntabwo yisanze ari kugana kuri ya store, ari kugana kuri ya shop yaguzemo acide cya gihe. Ahangaha noneho ngo ashaka gukora ikintu kinini kandi kidasanzwe. Nuko arangije yinjira muri ya shop, nyiri ya store, nyiri ya shop yabashije kumumenya ko ari wa mukobwa ugarutse. Nuko arangije amubaza ati noneho ukeneye iki? Nuko arangije amubwira ati nkeneye ikintu kiri strong kurusha icyo najyanye ubushize. Nuko uyu mugabo nyiri shop yatangiye kubona ko hari ikintu kitagenda kuri uyu mukobwa. Nuko uyu mugabo arangije amubaza ati ese icyo ukeneye urashaka kugikoresha iki? Nuko muri ako kanya Grace yahise amubeshya, ariko uyu mugabo ucuruza ntabwo yigeze amukonfesinga, ntabwo yigeze abyemera. Nuko arangije amubwira ati rero subirayo uzagaruke umunsi ukurikiye. Nuko muri ako kanya akiva aho ngaho, wa mugabo yahise afata telefone, arangije ahamagara polisi. Nuko arangije aramuripotinga, aravuga ati mbonye umukobwa ubwa mbere araje agura acide hano, none agarutse avuga ngo arashaka ikintu kirenze acide. Uyu mugabo w'iyi shopu yari yarumvise amakuru ya Anita, uburyo bamwatatse ndetse bakamumena acide. Ahangaha rero yatangiye gutekereza yuko byanze bikunze uyu mukobwa Grace atari umuntu mwiza. Nuko tugarutse mu rugo rero, Grace yararanga ategereje yuko umunsi bamuhaye ko azagarukira gutwara acide ugera. Ahangaha yari yiteguye ko byanze bikunze agiye kurangiza ubuzima bw'umwana w'umukobwa Anita. Ariko muri uwo mugoroba imipango ye yose yashyizwe hasi. Muri ako kanya polisi yahise igera aho ngaho ku nzu ye. Nuko rero ubwo polisi yakomeje kumuhata ibibazo, yaje kubona yuko uyu mukobwa yanze kuvuga, baza noneho gukoresha imbaraga. Nyuma yuko bamukubise, uyu mukobwa noneho yatangiye kuvuga. Umukobwa yatangiye kurira, atangira kwicuza buri kimwe cyose yakoze. Ahangaha yababwiye uburyo yararimo ategura kongera kumena acide mu isura y'umwana w'umukobwa Anita, ariko ababwira yuko ubu ngubu noneho yashakaga ikintu kiremereye, yashakaga acide ifite ubukana cyane kurusha iyo yakoresheje ubushize, kubera yuko ahashize acide yamumennyeho nta kintu yabashije gukora ku byo yifuzaga. Ahangaha polisi yahise yumirwa. Ntabwo polisi yiyumvishaga uburyo jalousie cyangwa se ishyari rishobora gutuma umuntu agera kuri level nk'ingiyi, level yo kuba wakwifuza kwangiza ndetse no kwica inshuti yawe nyamagara. Muri ako kanya polisi yahise ihamagara Anita ndetse na Daniel, ibabwira buri kimwe cyose.
nuko ubwo Anita yumvaga ayo makuru ahangaha yahise yumirwa. Arangije abaza Daniel ati Grace, inshuti yanjye y'amagara. Arangije aramubwira ati ntabwo nigize ntekereza yuko uyu mukobwa yajya kure kugeza ahangaha. Ahangaha Daniel yahise azunguza umutwe. Arangije aramubwira ati Anita, nakugiriye inama, narakuburiye, nakubwiye ngo witondere uriya mukobwa, ngaho reba ibyo yari arimo ategura gukora. Nuko mu minsi mikeya Anita yahisemo kujya gusura Grace aho bari bamufungiye muri gereza. Ahangaha yashakaga kumenya mu by'ukuri ese ni gute ubushuti bari bafitanye bwahindutsemo urwango ku buryo abasha cyangwa se agerageza kuba yamwica. Yasanze Grace yicaye aho ngaho. Akimubona Anita yumvise agize impuhwe, yumva amugiriye impuhwe. Ariko ubwo Grace yamubonaga yahise atangira kurakara, agira uburakari bwinshi cyane. Nuko arangije aramubwira ati uratekereza yuko watsinze? Arangije aramubwira ati Anita, ufite buri kimwe cyose cyiza kikubaho, ariko njyewe nsigaye nta kintu na kimwe mfite. Ndakwanga cyane. Njyewe mba numva nakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo nkugire mubi cyangwa se nkubone upfa. Nuko muri ako kanya Anita yahise asubira inyuma, yahise atungurwa n'amagambo uyu mukobwa amubwiye. Nuko arangije aramubwira ati Grace, ntabwo nigize na rimwe nkora ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo mubabaze. Twari nk'abavandimwe, twari inshuti. Ese ni ukubera icyo unyanga bigeze ahangaha? Nuko Grace arangije aramubwira ati ngenda kwanga kubera yuko kuva namenyana nawe wari umunyamahirwe. Buri kimwe cyose wakigeragaho byoroshye, ndetse wahoraga uri mwiza, ufite abakwitaho, ufite n'abagukunda. None ugiye no gushyingirwa Daniel, ibyo ngibyo ntabwo binshimishije. Njyewe nanjye nakagombye kuba mfite ibyo ufite. Nuko muri ako kanya Anita yahise azunguza umutwe. Ahangaha yari atunguwe n'ishyari uyu mushuti we Grace yari afite. Nuko arangije aramubwira ati ndahiriye ku Mana Grace. Arangije aramubwira ati reka nkubwize ukuri, njyewe ntabwo nzongera ntuma uwo mutima ufite usohoka hanze ngo ujye mu bantu. Nzamakinga sure yuko uzaguma ahangaha muri iyi gereza ubuzima bwawe bwose. Nuko muri ako kanya Grace yahise aseka. Arangije aramubwira ati amahirwe masa. Nuko muri ako kanya Anita yahise ava aho ngaho kuri gereza. Ariko ahangaha yarababaye cyane. Byari bikomeye kuba ari kubona umuntu yafataga nk'inshuti y'amagara amwanga bigeze hariya. Nuko rero ubwo wa mukobwa Grace bamujyanaga mu rukiko, bamukatiye imyaka 10 yo gufungwa. Nuko amezi 2 nyuma yuko Grace bamucira urubanza, Anita ndetse na Daniel baje gushyingirwa. Byari ibirori byuzuye ibyishimo ndetse n'umunezero. Nuko ubwo Anita yararimo atambuka ndetse afatanye n'umukunzi we Daniel, ahangaha yumvise afite amahoro muri we ndetse afite umunezero. Ahangaha yahisemo gukomeza ubuzima bwe, agakora ahazaza he ndetse n'umukunzi we Daniel. Nuko muri reception ubwo bari bakikijwe n'inshuti ndetse n'abavandimwe, nuko Daniel arangije yegera umukunzi we Anita. Nuko arangije araseka, arangije amubwira ati twabikoze. Ibi ngibi yamubwiye amwongorera mu gutwi. Nuko bombi barangije baraseka, ndetse Anita atangira kurira, ariko arira kubera ibyishimo, arira kubera intsinzi y'urukundo. Arangije ashekinga umutwe, arangije amubwira ati yes we did it, ndetse nta kintu na kimwe kizongera kuza hagati yacu uko turi twembi. Wakoze rero kubana nanjye kuba kutangira kugera ku iherezo ry'inkuru nagwitiyemo uyu munsi. Nizere yuko nawe ku ruhande rwawe ugomba kwitondera guhitamo inshuti, ndetse ukitondera inshuti mugendana, ukitondera abo wita inshuti. Ndizera ko iyi nkuru nagwitiyemo irimo inyigisho zikomeye cyane. Ndakwibutsa yuko ngiye nkora incident nk'izi, nkora inyigisho nk'izi ngizi, nkora story nk'izi ngizi kugira ngo zidukangure, kugira ngo tuzigireho, kubera ko ibi nibyo tubamo mu buzima bwa buri munsi. Nimba rero wakunze iyi nkuru, ndagusaba ngo uyisakaze, uyisharinge, uyihereze inshuti n'abavandimwe kugira ngo nabo bakuremo izi nyigisho. Wewe mushyashya utarakora subscribe, icyo nagusaba kanda subscribe ndetse ukane no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose nshyizeho iyindi nkuru. Wakoze rero guhitamo Behind Walls Show. Nawe utaha. Ciao ciao.